Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko mu karere ka Rwamagana umuturage yashinja abanyerondo kumuvuna igufwa, akaba ari gusaba akurenganurwa. Turababwira kandi ko mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda umugabo w'imyaka 33 yatawe muri yombi azira gutoteza warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu gusoza turaza kubabwira ko mu karere ka Nyamasheke umusore w'imyaka 32 akurikiranwaho ngengabitekerezo ya jenoside. Ngizi nkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzibagezaho ku buryo burambuye mbanze mfatiye akanya gatoya ambashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye, turagushimira. Turashimira ariko namwe mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, tubabwira ngo mwarakoze cyane guhitamo twebwe. Ni nako kandi twibutse mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru zitandukanye tubategurira tukanabagezaho umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niyo mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwana Cretin Hirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Umugabo witwa Iriboneye Didas ufite imyaka 47 utuye mu mudugudu wa Kabindi mu kagari ka Arweri mu murenge wa Gahengeri mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, arasaba ubutabera aho avuga ko muri Nzeri yakubiswe n'abanyerondo bakamuvuna igufwa ariko bakaba abidegembya. Iriboneye avuga ko abanyerondo bagiye iwe mu ijoro baramubyutsa bashaka kumujyana ku murenge wa Gahengeri, ariko yanze kujyanwa ku murenge. Umwe muri abo banyerondo amuvuna igufwa. Aha agira ati abanyerondo baraje bavuga ko bashaka akunjyana ku murenge, ndababwira ngo muranjyana gukora iki? Barambwira ngo abana baduhamagaye ngo batubwira ko urimo baraza hanze, ndababwira ngo none ko bari mu nzu baryamye, nkase ngo nsubire mu rugo. Umunyerondo ankubita umutego nikubita hasi ndavunika. Iriboneye avuga ko yagiye kwivuza bagasanga yaravunitse igufwa ndetse agahabwa inyunganirangingo ku buryo amaze gukoresha amafaranga y'u Rwanda angana na 1.5 miliyoni yivuza. Akomeza avuga ko nubwo yatanze ikirego kuri sitasiyo ya RIB ya Nzige, ubu abanyerondo ashinja kumukubita abakidegembya, akavuga ko ngo yifuza guhabwa ubutabera abo banyerondo bagakurikira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahengeri John Bosco Byaruhanga yabwiye BTN ko uyu muturage ikibazo cye ubuyobozi bwamusabye kukigeza kuri RIB. Ku rundi ruhande ariko nawe avuga yuko yakigejejeyo. Uyu muyobozi yagira ati twahise tumugira inama yo kujya kuri RIB agatanga icyo kirego, ibindi biri mu maboko y'ubugenzacyaha. Ibyo tugomba gukurikirana ni ukuntu arimo kwivuza. Iriboneye Didas avuga ko abanyerondo bamuvunye igufwa kandi akaba akomeje kugenda agorwa n'ubuzima mu gihe bo bakirimo kwidegembya. Ngibyo bivugwa mu karere ka Rwamagana. Mu karere ka Rulindo ni mu ntara y'Amajyaruguru twerekeje, ni mu murenge wa Murambi mu kagari ka Mvuzo mu mudugudu wa Munyinya. Haravugwa inkuru y'umugabo witwa Nteziryayo Jean Claude uzwi ku izina ya Socrate w'imyaka 33 y'amavuko, ukekwaho kubwira warokotse jenoside yakorewe abatutsi amagambo mabi. Amakuru agera kuri Bwiza avuga ko ibi byabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 Ukuboza muri mwaka wa 2024, aho ngo
uyu Nteziryayo Jean Claude yasanze Mukamutara Domitira muri centre y'ubucuruzi ya Budakiranya aho yari arimo acururiza imineke agatangira kumubwira amagambo harimo ingengabitekerezo ya jenoside. Nteziryayo ngo yabwiye Domitira amagambo agira ati kwa Kaniri umubyeyi wa Domitira hapfuye abatutsi bazima hasigara ibishushungwe. Domitira nyuma yo kubwirwa aya magambo yatanze amakuru. Jean Claude ahita atabwa muri yombi ajyanwa kuri sitasiyo ya RIB ya Murambi. Ngayo nguko ngibyo ibiri kuvugwa muri Rulindo. Hanyuma twihuse cyane reka twerekeze iburengerazuba bw'u Rwanda. Umusore w'imyaka 32 wo mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi nyuma yo kubwira warokotse jenoside yakorewe abatutsi amagambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu musore yafatiwe muri gare ya Ntyazo mu mudugudu wa Nyagacaca mu kagari ka Kibogora mu murenge wa Kanjongo mu karere ka Nyamasheke kuri uyu wa 7 Ukuboza muri uyu mwaka 2024. Uyu musore akimara kuvuga aya magambo yahise afatwa n'abasore bakorera muri gare ya Ntyazo kuko ateraga amahane ashaka gukubita uwo yabwiye ayo magambo. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse yabwiye Igihe ko uyu musore yahise atabwa muri yombi ndetse bakanakorana inama n'abaturage aho byabereye babaha ubutumwa bwo kwirinda iki cyaha kibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Agira ati nubwo haba habonetse umuntu umwe nkuriya ni ikintu kiba gikomeye kuko kiganisha ku ngengabitekerezo ya jenoside no gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda kandi kubwubaka ari byo bitugejeje kuri iri iterambere. Wagaragayeho iyo ngengabitekerezo ya jenoside kugeza ubu ngubu afite imyaka 32. Meya Mupenzi yavuze ko kuba umuntu wari ufite imyaka 2 jenoside iba yagaragayeho ingengabitekerezo yayo bisobanuye ko ashobora kuba yarayikuye ku babyeyi be, ku bamureze cyangwa akaba yarayikuye ku bayikwirakwiza abifashishije imbuga nkoranyambaga. Agira ati iyo umuntu avuze amagambo y'ingengabitekerezo ya jenoside biba bigaragaza ko atayobotse ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu kandi iyo atabuyobotse aba afite abandi ayobotse. Niyo mpamvu twahagurukanye n'inzego z'umutekano tukaza kubwira abantu ngo ntimuzemere umuntu wese washaka kubasubiza inyuma. Imibare ya Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu igaragaza ko muri uyu mwaka wa 30 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe. Ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside byongeye kwiyongera kuko mu mezi 3 hishwe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi 5 mu buryo bugaragaramo ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu musore w'imyaka 32 watawe muri yombi akaba akekwaho icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kanjongo mu gihe iperereza ari ikomeje. Ntago higeze hashyirwa ahagaragara amagambo uyu musore yaba yavuze, gusa icyatangajwe kikanashyirwa hanze nuko ngo yavuze amagambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho hano kwibendera TV. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Hanyuma ariko tunabasaba gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye kugira ngo amakuru n'ubutumwa bigere kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutanga igitekerezo cyawe ku Ibendera TV ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye
ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Mwirirweho, mugire amahoro, Imana ibarinde.